mwazadusuye no mu rugo mukamenya amakuru. Mfite umuryango utari muto, ndambiwe no guhora nsaba mpabwa utuntu two kundengera gusa. Rimwe na rimwe hari igihe mara icyumweru nta biraka nta kazi. Muzi ko turirimba, aho kuririmba ni hake cyane, hafi ya ntaho. Nta kindi kintu ntako nagize, nagerageje no gukora utundi tuntu tumeze nk'ubucuruzi, nta kigenda. Okay, iracyari MJLN challenge. Narakubwiye ngo banga after banga anaza banga, ariko ubu noneho iyi nkuru irababaje cyane. Niba ufite umutima ukunda, ndagira ngo dushyire nimero ya Theo yose babireba hano kuri screen, ibaruye mu mazina ye Theo bose babireba, ariko namwe mumufashe gose pe, mumufashe. Reka twumve umuntu wafashije Theo bose babireba bwa mbere, bagitwaza ndetse na bamiyoni ndetse n'inzego zigiye zitandukanye. Reka tubanze twumve abantu bakomeza kugenda bashyigikira Theo bose babireba, ndetse twumve nuko urugendo rw'ubuzima rwa Theo bose babireba ubu ngubu ruhagaze cyangwa se rumeze. Umuntu wa mbere wagize ikintu akora Apotre Mignone. Apotre Mignone icyo yakoze Yarampamagaye. Apotre Mignone yarakwihagaye. Nukuvuga ngo uyu Apotre Mignone nawe ni kimwe nk'abagitwaza, nawe n'umupasiteri, ariko niwe muntu amufashije Theo bose babireba bwa mbere. Turasaba inzego zigiye zitandukanye, insengero zigiye zitandukanye, ndetse n'abantu bagiye batandukanye kuba abantu bose babonye iyi video bafasha uyu Theo bose babireba, kuko ari mu bibazo bikomeye cyane. Reka dushyireho ifoto imwe murebe ibyuma umugore we arimo, ariko umve ko iyi nkuru atari igihuha cyangwa se atari iskamu. Iyi nkuru yameze kugera ahantu hose ku mbuga nkoranyambaga. Abantu benshi cyane bakomeje kuvuga uti Theo bose babireba inzego zose zimufashe. Nta binyamakuru ubu bitari kuvuga kuri Theo bose babireba, ariko ubu ngubu twese turahangayitse bitewe n'uyu mugabo. Kuva kera cyane uyu mugabo tumubona akorera igihugu ndetse nawe yikorera, ndetse abantu benshi cyane ababakorera, ariko inzego zose ari kuzitabaza ngo bamufashe uyu mugabo Theo bose babireba, dore ko umugore we ari mu bitaro, kandi byibuze mu kwezi akaba spendinga zirenga miliyoni 5 z'amanyarwanda cyangwa se ziri hejuru yazo, ariko akaba nta bushobozi afite, amafaranga ameze kuba amushiramo. Ubu ngubu akaba nukuvuga ngo uyu Theo bose babireba ari mu kaga gakomeye cyane, ariko ku rwego ruri hejuru cyane. Niba dutanze urugero rwa miliyoni 5 ashobora kuba asohora ku kwezi, kandi nta hantu yinjije igiceri cy'ijana, aya mafaranga Theo bose babireba mu bushobozi bwe uko yameze kose ntago ashobora kuyabona. None yagize gutya atabaza inzego zigiye zitandukanye, ibinyamakuru bigiye bitandukanye ko bamuvuganira bakaba bamufasha. Reka twumve ubuhamya bwe ndetse n'icyo mama Scovia yaje kuba yamugaruka amusabira. Ufite icyo yamariye abandi agomba kuzafashwa, ari uko yicaye ku muhanda afite iki bavuga ngo ni mumfungurire. Ubu habuze umuntu w'umugabo cyangwa w'umukire ufite uburyo wananyishyurira na dialyse z'amezi 2. Ubu mwarayabuze. Nyakubahwa Minisita Sabe, iyi nkuru irababaje cyane. Reka twumve mama wa Gasabo icyo asaba Minisita w'ubuzima, icyo yasaba kugira ngo bafasha uyu bose babireba Theo. Reka turebe icyo uyu mama wa Gasabo yadusubira Minisita w'ubuzima. Reka twumve amwe amagambo yagiye agaruka asaba Minisita w'ubuzima wacu ikintu bafasha uyu muntu wacu Theo bose babireba, dore ko ari mu nkuru cyangwa se mu bihe by'agahinda bigoye cyane. Reka twumve icyo mama wa Gasabo yadusubira Minisita w'urubyiruko, dore ko ariwe ugiye udufasha abantu bagiye batandukanye mu ngeri zose. umugore w'uyu mugabo bwe muri iki gihugu yarabafashije abaturage kuva ku rumogi, nubwo nawe yifashaga nk'igihugu cye. Banyamadini yarazaga Abanyamadini bubaretse bundaje nkubwira ukuntu bano bantu bo mu minsi ya nyuma narimo Madame Mignone ntacyo tumushinja, kandi na Theo bose babireba yagiye ku itangazamakuru giye tandukanye avuga ngo uyu Madame Mignone niwe muntu wa mbere wamufashije na n'ubu, ndetse aracyamukandira akanyenyeri. Ariko se bagitwaza insengero z'amadini. Uyu Theo bose babireba murabizi nta rusengero atageze, nta hantu atageze, no mu mahanga yagezemo avugira Imana, ndetse yinjiriza insengero n'abantu bagiye batandukanye. Reka twumve uko Scovia akomeza kugenda agaruka ku bintu bijyanye n'amadini ndetse n'izindi ngeri zigiye zitandukanye uyu Theo bose babireba agiye afasha. kubakunda Madame Mignone gitwaza ba masasu
Izayi. Mwibuka aba bantu inshuro baririmbye mukabatiza mugaturisha bakaza kuririmba muri za fundraising mu kubaka. Madamu Scovia Imana y'u Rwanda, mama wo Gasabo, mama w'abana bose, mama w'abantu bose, agize gutya aravuga ati nyakubahwa minisita w'ubuzima turagusabye rwose murebe uko mwagwana kuri muvandimwe ufite icyamara y'igihugu ndetse n'abandi bantu yagize icyamarira nubwo nawe yifashaga. Reka twumve icyo yasabye minisita w'ubuzima ku bijyanye no gufasha Theo bose babireba. Sengero nyakubahwa minisita w'ubuzima turagusabye turatakambye abo bantu ko muri batatu nimuhurira kuri uyu muntu ntabwo ari bufate igiseke ngo hagare ku muhanda asabe. Mama wo Gasabo, mama w'ababyeyi bose, mama w'abana bose, agize gutya wabita Minyoni, wabita Gitwaza, n'ubita minisita w'urubyiruko, abo bonyine barahagije ko ari batatu kuba bahurira kuri uyu Theo bose babireba bakaba bakura ubuzima bwe mu kangaratete. Abo bonyine ngo barahagije. Ni ukuvuga ngo usibye kuba twakumva ibingibi, reka twumve icyo Kenisi nawe nk'umuntu usanzwe uvugira abacurarwanda cyangwa se uvugira ingeri zigiye zitandukanye, reka twumve icyo yaba yaravuze. Niturangiza twumve amwe mu magambo Madamu Scovia yabashije kugenda agarukaho. Iyi iracyari MJ Line Challenge. Ndagira ngo nimero y'uyu Theo bose babireba tuye kwishyira no muri screen, uwamufasha ndetse akaba yamukandira akanyenyeri twamushimira. Astravi, ciao ciao. Wakora hago uzi ko bose babireba yageraga I Burundi agapfuka abantu bakibaza bati ninde aho cyagije ntabwo yagiyeyo. Oya ahubwo ngenda tekereza ko abahanzi mukwiriye gukorera igitaramo cyo gufasha bose babireba aba baguse igihe kitaraba ariko ni mukore mu mifuka yanyu no kubakonte kugira nibura abone igihe aje kuri dialysis munavurwe. Bamwita Kenisi papa w'abana. Ni ukuvuga ngo igitekerezo aba yavuga ufite icyo yamariye abandi agomba kuzafashwa ari kwica ku muhanda afite abanyarwanda bose barakumva, isose irakumva. Umuntu wakuzuza stade ukwiye kugira icyo wanangishira na dialyse z'amezi abiri. Ubu mwarayabuze nyakubahwa minisita Sabe, umugore w'uyu mugabo we muri iki gihugu yarabafashije abaturage kuva ku rumogi nubwo nawe yifashaga abanyamadini yarazaga abanyamadini bubaretse bundaje mubwira ukuntu bano bantu bo mu minsi ya nyuma narimo kubakunda. Madamu Minyoni, Gitwaza, Bamasasu, Izayi. Mwibuka aba bantu inshuro baririmbye mukabatiza mugaturisha bakaza kuririmba muri za fundraising mu kubaka insengero. Nyakubahwa minisita w'ubuzima turagusabye cy'umuntu ufite icyo yamariye abandi agomba kuzafashwa ari kwicaye ku muhanda afite iki bavuga ngo ni mumfungurire. Ubu habuze umuntu w'umugabo cyangwa w'umukire ufite uburyo wanangishira na dialyse z'amezi abiri. Ubu mwarayabuze. Nyakubahwa minisita Sabe, umugore w'uyu mugabo we muri iki gihugu yarabafashije abaturage kuva ku rumogi nubwo nawe yifashaga nk'igihugu cye. abanyamadini yarazaga abanyamadini bubaretse bundaje nkubwira ukuntu bano bantu bo mu minsi ya nyuma narimo kubakunda. Madamu Minyoni, Gitwaza, Bamasasu, Izayi. Mwibuka aba bantu inshuro baririmbye mukabatiza mugaturisha bakaza kuririmba muri za fundraising mu kubaka insengero. Nyakubahwa minisita w'ubuzima turagusabye turatakambye abo bantu ko muri batatu nimuhurira kuri uyu muntu ntabwo ari bufate igiseke ngo hagare ku muhanda asabe.